Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira mu mvugo ya muri Qur'an cyangwa se mu mvugo ya Qur'an. Intumwa y'Imana aratubwira cyangwa se yarategetswe irabwirwa ngo qul, babwira uti hadhi sabil, iyi niyo nzira yanjye, inzira mpamagarira abantu kugana idini ya Allah subhanahu wa ta'ala nshingiye kumenya anna wa man taba'ani, haba kuri ngewe ndetse n'abazankurikira bose. Icyambere, intwaro ya mbere avana Islam nuko uyobora abantu bagomba kubayobora mu byazi kandi mu byukuri afiteho nosi yo kubarusha. Iyo niyo nshingano ya mbere umuyobozi yagombye kuba afite. Ntabwo uzafata umuntu kubera yuko mu byukuri avana Islam ko umuntu yize education, ni umwarimu ashobora gutanga ubumenyi butandukanye ku bana, warangiza ukamujyana muri tibi mu buganga ukamubwira hano hari umurwayi urembye, none urabona mwarimu ngwino tukwereke tubagira umuganga uyu murwayi kubera yuko afite ikibazo kandi nta muganga uhari. Aramutse amubaje yamugwa mu ntoki yamwira. Nta numwe muri mwebwe watera intambwe ku munsi w'imperuka ngo ajye mu ijuru uretse ko abo yarashinzwe bazabanza bakavuga ati Nyagasani Imana mutugarure tubanze tumubaze. Bazamubaza iki? Bazamubaza bati ni gute ataduhamagariye gukora ngibi kandi we yari umuyobozi wacu? Ni gute atadutegetse gukora gutya kandi yari umuyobozi wacu? Bivuze ngo umuyobozi w'abantu yagombye kubegera, yagombye kumenya ibibazo bafite. Khutuba ni igihe gito avana Islam, uko niko Omar ibn Khattab mu gihe cy'ubuyobozi bwe ibi byaramuranze, akajya amanuka akegera abayisilamu babandi bo hasi n'abatari bamuzi akabegera kugira ngo amenye hali bafite, atinya umunsi azabazwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo by'abari abantu. Bityo rero avana Islam, nsoze mbabwira ko guherejo tuzatangira ibikorwa by'amatora mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kuzageza ku itariki 31 aho mufuta azaba ari kurahira, mufuti mushyashya uzaba watowe. Bityo rero icyo ngamije kuvuga hanga abavana Islam nuko nk'abayisilamu bagomba kubukira hamwe bakagerageza gushishoza no kureba kure no kumenya ngo ni bande koko bakwiriye kuba abayobozi beza, bakwiriye kuba abayobozi bazadufasha kuzamura imani zacu n'ubuyisilamu. Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo Imana turemye gutyo ngo atureke thumma razaqani, nyuma yaho yatugena amafunguro adutungano ku isi, walam yaturukuna hamalan, nta nubwo yaturetse gutyo gusa, bal arsala alayna rasula, ahubwo yatwoherejemo intumwa zaje kumara iki muri twebwe, faman ata'ahu dakhala aljanna, kugira ngo uzumve ibyo twazaniwe n'intumwa biturutse kuri Allah subhanahu wa ta'ala, imana izamugore kuzamwijuru ubuziraherezo. Waman asada khannar, ndetse nuciye kubiri n'iby'intumwa zatuzaniye agashyiraho umurongo wabwite utajyanye n'intumwa z'Imana zatuzaniye, wo nawe uwo murongo ukazamuganisha mu muriro. Allah azabiturinde. Ndahamya mbikuye ku mutima wanjye nta gushidikanya ko nta yindi Mana ibaye ikwiye gusengwa mu kuri no kugaragirwa mu kuri uretse Allah, kandi nkanahamya ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana akaba n'umugaragu wayo. Mana turagusaba ko wamuhundagaza amahoro n'umugisha we nabiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza gukurikira iyi dini mukuri kuzageza ku munsi w'izurwa ry'ibiremwa. Bavana wa Islam, bagaragu ba Allah, uyu ni umunsi wa Ijuma, umunsi uhambaye mu by'ukuri mu minsi tugira cyangwa se igize icyumweru. Ni muri urwo rwego twaje gutegura ko tuza kuganira ku isomo nk'iri ngiri, isomo mu by'ukuri rifite umwanya uhambaye kuruta abantu bataraza kuryumva uyu munsi wa none, cyane cyane ko mu by'ukuri iri somo tugiye gutanga rirahambaye kandi buri muntu wese aramutse aritekerejeho neza rishobora kumutegurira ibyiza by'ejo hazaza. Ugasanga mu by'ukuri uteguriye umuryango wawe, uteguriye urubyaro rwawe, uteguriye idini yawe y'ahazaza ejo, kugira ngo mu by'ukuri bizabashe kugenda neza. Iryo somo nta rindi bavana wa Islam, tugiye kugana kuri al-himiyatul imarat fil Islam, tugiye kuganira ku gaciro n'inshingano z'umuyobozi mu idini w'Islam, agaciro ndetse n'inshingano z'umuyobozi mu idini w'Islam. Imana Nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko twabivuze cyangwa se nkuko twatanye tubivuga muri khutuba, nuko Allah subhanahu wa ta'ala nawe yaraturemye, nyuma yo kuturema atugenera ibitugize twe nk'abantu n'ibyo tuzakenera byose.
naho mpamvu Allah tubwira ati wa in ta'uddu ni'matallah, Imana tubwiti wa atakum bima sa'altumuhu, twabageneye ibyo mukenera byose mu buzima. Nukuvuga ngo mbere yuko ikiremwa muntu kiremwa, Allah subhanahu wa ta'ala yakiremeye byose kizakenera, umuntu azasanga ibyo byose Allah yarabiteguye. Bityo muri ibyo ngibyo byose Allah yabonye ko ikiremwa muntu kitagombye kubaho gutyo gusa, kidafite ubuyobozi bugikemura cyangwa se bugikebura, kugira ngo mu by'ukuri babashe kunyura mu murongo mwiza Allah subhanahu wa ta'ala ashaka. Ukuvuga ngo ni nayo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko twabivuze muri khutuba, Imana nyagasani yohereje intumwa kugira ngo tuzumve tunazumvire. No mu yindi mvugo Allah aratubwira ati wala qad ba'athna fi kulli ummati rasula, mu by'ukuri twohereje muri buri muryango, muri bantu intumwa, an ibudullah, kugira ngo bagaragira Allah subhanahu wa ta'ala wajitani mutaghuti, ibishyirwaho ngo bisengwa nk'Imana kandi atari Imana. Muri urwo rwego Allah subhanahu wa ta'ala ari nawe wadutegetse ko muzaba muri batatu, idha kuntum thalatha, ni muzaba muri batatu cyangwa se babiri muzashyireho umuyobozi. Niko intumwa y'Imana tubwira, ni muzaba muri babiri cyangwa se batatu muzashyireho umuyobozi. Igihe muzaba muri ku rugendo, igihe muzaba muri mu gikorwa runaka, muri mwebwe mukamure umuntu umwe, muri mwebwe hagomba kubaho uyoboye abandi. Ni muri urwo rwego Allah yanatikizaho umurongo ngenderwaho, aratubwira muri surati Nisa aya 34, Imana tuwete ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, Imana iti abagabo twabagize abayobozi b'ingo zabo. Bivuze ngo nta umma, nta muryango n'umwe wagombye kuba udafite umuyobozi. N'igihe ubwo buyobozi buzaba butariho, abantu Imana tubwite fantazirisa, muzategereza imperuka, kubera ko mu by'ukuri ntabwo abantu bashobora kubaho ngo babe abantu bazima, babe abantu beza, babe abantu batungana badafite ubuyobozi bavana mu Islam. Baza kwifashisha aya za Qur'an, mpere kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aho intumwa y'Imana tubiti, intumwa y'Imana tubwiti la wallahi la tadkhuruna aljanna. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aratubwira ijambo rikomeye cyane, ati ntabwo mushobora kuzinjira mu ijuru hatta tu'minu, keretse igihe muzaba mwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Nta nubwo kwemera kuzabaho keretse igihe muzaba mukundana, wala tu'minu hatta tahabu, ntabwo mukwemera kuzabaho keretse igihe abantu bazaba bakundana. Intumwa y'Imana duha umurongo, aratubwira ati wala adulukum ala shay'in, ese murashaka mbabwira ikintu cyiza mwakora, idha fa'altum tahbabtum, maze ni mugikora mukazakundana. Intumwa y'Imana ati afshu salam bainakum, mujye mwifurizanya ibyiza hagati yanyu. Iyi hadithi cyangwa se imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni nayo yakomeje intumwa y'Imana tubwira iti, intumwa y'Imana ikomeza muri hadithi ratubwira iti nta nubwo abantu bashobora kugira ubuislamu, nta nubwo abantu bashobora kugira ubumwe, nta nubwo abantu bashobora kugira ibyiza bageraho keretse igihe bazaba bafite ubuyobozi, keretse igihe bazaba bafite iki, bazaba bafite umuyobozi muri bo, kandi uwo muyobozi nawe akaba ari intangarugero mu kuberekera no kubategeka ibyiza no kubabuza ibibi. Iyi ni imvugo y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bityo rero bavana wa Islam, ma huwa al-a'immatu fil Islam, ushobora kwibaza uti ese ninde muyobozi mu idini w'Islam? Yo havuzwe a'imma, umuyobozi cyangwa se umuyobozi muri Islam, ubundi tuba dushaka kuvuga iki cyangwa se tuba dushatse kuzana iki mu bijyanye na ahkam shar'iyya mu mategeko y'idini w'Islam? Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala turifashisha imwe muri aya ya Qur'an, aho Imana tubwira iti wa ibtala Ibrahim rabbahu, mujye muzirikana igihe nyagasani wanyu, igihe nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala wa ibtala yageragezaga umugaragu we Ibrahim alayhi salatu wassalam. Imana ikamuha ibigeragezo bitandukanye bikalimati fa atahunna, hanyuma ibyo bigeragezo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye byose akabikora mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yamutegetse. Nukuvuga ngo akabivamo mu mahoro, akabikora mu mahoro. Bityo Allah subhanahu wa ta'ala arangiye aramubwira ati inni ja'iluka lin-nasi imama, ngewe ngiye kuzakugira umuyobozi w'abantu. Allah subhanahu wa ta'ala aha niho yahaye Ibrahim alayhi salatu wassalam amuha ubuyobozi
amuha kuyobora abantu, amuha kubana n'abantu abayobora, ndetse Allah amusezeranya ko no mu rubyaro rwe hazavamo abandi bayobozi bazakomeza kuyobora abantu hatta kuzageza ku munsi w'imperuka. Niyo mpamvu buriya urebye mu ntumwa z'Imana zabayeho hano kuri ino si, intumwa zose zabayeho nyuma ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, zose zaturutse ku mugongo wa Ibrahim uko Imana yabimusezeranye. Zose ni abana ba Ibrahim, ni abuzukuru n'abuzukuruza ba Ibrahim, nabo muri urwo rubyaro rwa Ismail na Isaka. Abo nibo bavuye mu intumwa zayoboye isi mu duce twose twabaga dutandukanye. Bityo rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati ubundi umuyobozi yagombye kuba ari umuntu ufite ibintu 10 bimuranga. Ibintu 10 bimuranga, hanyuma byaba bimuranga akaba yatoranywa mu bandi akagirwa umuyobozi w'abantu. Ikintu cya mbere abafana b'Islam ni ilmu, ni ubumenyi. Kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira mu mvugo yasuye muri Qur'an cyangwa se mu mvugo ya Qur'an, intumwa y'Imana aratubwira cyangwa se yarategetswe irabwirwa ngo qul, babwira uti hazi sabil, iyi niyo nzira yanjye, inzira mpamagarira abantu kugana idini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nshingiye kumenya anna wa man taba'ani, haba kuri ngewe ndetse n'abazankurikira bose. Icyambere, intwaro ya mbere avana Islam nuko uyobora abantu bagomba kubayobora mu byazi kandi mu byukuri afiteho nosi yo kubarusha. Iyo niyo nshingano ya mbere umuyobozi yagombye kuba afite. Ntabwo uzafata umuntu kubera yuko mu byukuri wavana Islam, kubera ko umuntu yize education, ni umwarimu ashobora gutanga ubumenyi butandukanye ku bana, warangiza ukamujyana muri tibi mu buganga ukamubwita hano hari umurwayi urembye, none urabona mwarimu ngwino utukwereke tubagira umuganga uyu murwayi kubera yuko afite ikibazo kandi nta muganga uhari. Aramutse amubaje yamugwa mu ntoki yamwica kubera ko ntago ari byo yize. Ni nawe mpamvu wavana Islam ujya gukora ikintu cyose agikora kubera ko agifitiye ubumenyi. Iyo nta bumenyi uracyangiza ukakica ukakirangiza. Ni nayo mpamvu idini w'Islam Imana nyagasana yadutegetse kubanza gushaka ubumenyi mbere yo gushyira mu bikorwa. Mbere yuko dushyira mu bikorwa tubanza tugira ubumenyi bw'ibyo tugiye gushyira mu bikorwa. Ariko nidushaka ubumenyi nyuma yuko dushyira mu bikorwa tuzatwangije, tuzaba twahohoteye n'ibindi ngibyo byose. Ibi turabikura nanone ku murongo mwiza utanzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubwo intumwa y'Imana yohezaga Muadh ibn Jabal. Intumwa y'Imana imaze gukora fatu Maka, Abayisilamu iki kintu mucyumve, intumwa y'Imana nyuma y'imyaka 20 ubutumwa bukorwa cyangwa se dawa itangiye, cyangwa se nyuma y'imyaka igera hafi mu 10 intumwa y'Imana yimukiye Madina. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatangiye kwandikira inzandiko abami n'abayobozi b'ibihugu bitandukanye mu rwego rwo gufungura ibihugu kugira ngo bimenye bikorerwe dawa, bimenye ubuislamu. Intumwa y'Imana itangira gukora dawa gutyo, yandikira inzandiko abayobozi batandukanye n'abami batandukanye. Uko niko yandikiye abitwaga ba Kisra, abami b'Abaperisi, uko niko yandikiye ba Kaisari, abami bari bariho n'Abaromani n'abandi nk'abo ngabo. Intumwa y'Imana itangira kubandikira, abandi akabatumira akabaganiriza akabagira Abayisilamu, cyangwa se bamwe bakagira ukundi kuntu bakwanga bakarwanwa kugeza bavuze ngo ashhadu an la ilaha illallah. Intumwa y'Imana ati umirtu an uqatilu an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, nategetswe kugira ngo mbarwanye kugeza ubwo bazahamya ko nta yindi Mana ibaho uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Fa iza fa'alu, nibamara gukora ibyo ngibyo ndanjurijwe kuri bo imitungo yabo n'amaraso yabo n'icyubahiro cyabo nk'uko intumwa y'Imana yabivuze. Bityo rero abafana b'Islam, uko niko nayo intumwa y'Imana yohereje Muadh ibn Jabal, amwohereza muri Yemen. Ariko mbere yuko agenda yamaze kumutoranya, aramuhamagara, amwegera, amubaza ati yewe wa mugabo we, niko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuhamagaye. Arangiye aramubwira ati ubu ngiye kukohereza muri kiriya gihugu cya Yemen. Mu by'ukuri kiriya gihugu ntabwo bo bazi ubuislamu, nta n'ucyo bazi kuri iyi dini, none ngiye kukohereza kugira ngo ujye kubakorera dawa. Ni iyihe ntwaro witwaje? Ni iki witwaje muri bare abantu kugira ngo mu by'ukuri ugende ubayobore kandi ubayobore kuri la ilaha illallah Muhammad rasulullah? Muadh nta kindi yamubwiye, yamubwiye ati ya Rasulullah,
nta kindi kinjyanye hariya. mu by'ukuri ikintu cya mbere nzifashisha ni amagambo y'Imana Qur'ani. nzifashisha Qur'ani, nzifashisha ubumenyi nkura muri Qur'ani. hanyuma Muazi arangira aramubwira ati, nako intumwa y'Imana iramubwira iti, yewe Muazi, kubona amagambo y'Imana kiza, amategeko Allah subhanahu wa ta'ala cyaza, igihe uzabazwa ibitajyanye cyangwa se ibyo Allah subhanahu wa ta'ala ataraduha itegeko ryabyo muri Qur'ani bizagenda bite? aramubwira ati, nge nzifashisha hadith cyangwa se zimwe mu mvugo zawe, nzareba mu migenzo yawe uburyo icyo kibazo wagikemuye n'uburyo wakirangiye ya Rasulullah. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arangiye amubwira ati, nusanga icyo kibazo ntarigeze mpura nacyo. hanyuma Muazi arangiye arongera amubwira ati, ya Rasulullah, nzakoresha kiyasi. kiyasi ni iki? nzareba hagati y'ikibazo wahuye nacyo n'uburyo wagikemuye n'icyo nge mpuye nacyo, mbihuze ndebe isano bifitanye, nindangiza nke muri icyo kibazo nshingiye kuri ibyo ngibyo byose. icyo yashatse kumubwira ni iki? ndatanga urugero rutoya. uyu munsi wa none ntabwo ushobora kubaza ba sogokuru bari bariho mu myaka yarangiye ngo babaze ngo kera ngo hari inzoga ngo yitwaga. uyu munsi wa none utumye umwana muto utigenda ngurira icyuma, amenya ibyo avuze, amenya ibyo uvuze. ariko hari igihe cyabaye ibyo ngibyo batazi ibyo ari byo. ugiye kumubwira bya bindi bigenda byaduka uyu munsi wa none, ukamubwira uti Knowless, kera ntabwo ibyo byari bizwi. ukamubwira uti genda uzane Skol 5. umuntu wabayeho mbere y'igihe cyacu ntabwo ibyo ngibyo yari abizi. ariko noneho hari igihe ibyo byaduka bikaza bivuga ngo ibi ni byiza, mu bantu batayifitiye ubumenyi bakabyadukira, bakabinywa, abandi bakarya, abandi bakagira bate, kuko nta bumenyi bayifitiye. ariko kuba Allah subhanahu wa ta'ala yarajiririje inzoga, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam arayiziririza. n'impamvu yayiziririje nuko yakwari igisindisha, kandi isano biriya bifitanye na biriya nuko byose bisindisha. kiyasi ni ugufata ibyo ngibyo akareba isano bifitanye, agasanga byose biri mu murongo umwe wo kubihuza. Muazi amaze kubwira Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya magambo, intumwa y'Imana amufashe mu biganza bye, aramushyigikira, amubwira ati, ngaho genda, nkwijeje ko uzabayobora. nyuma y'umwaka umwe yaragarutse amubwira ati, igihugu cyose cyabaye abayisilamu, kubera ubuhanga yari afite, kubera ubumenyi yari afite. bityo rero abafana b'Islam, ndagira ngo nkubwije ukuri, ntabwo bibaho umwe mu bandi baswahaba b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yoherejwe mu kandi gace, aragenda ageze asanga mu by'ukuri uburyo abantu barimo barasari bitandukanye cyane nuko intumwa y'Imana bigishije. arangije agaruka kwa Umar ibn Khattab. ni mu gihe cya Umar ibn Khattab, aramubwira ati, ndagusabye, mu by'ukuri abantu bo muri kariya gace barimo barasoma Qur'ani, hari muri Misiri y'uyu munsi wa none, barimo barasoma Qur'an uko bishakiye. none ndagusabye kugira ngo unkorere kopi y'ibitabo byinshi bya Qur'an bizanwe muri iki gihugu, kugira ngo mu by'ukuri abantu babashe gusoma Qur'an uko yamanutse. iyo ataza kuba afite ubumenyi byari kugenda bite abayisilamu, yari kujya muri bo n'abakabafasha, nawe akabafasha muri uwo murongo, ugasanga byose nta kintu na kimwe biri kubagezaho muri rusange. bityo rero umuyobozi yagombye kuba ari umuntu ufite ubumenyi. icya kabiri, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati, agomba kuba ari umuntu qudwa, agomba kuba ari umuntu w'intangarugero. intangarugero ariwe muntu wa mbere wihangana kubarusha, ariwe ushyira mu bikorwa kubarusha, ariwe muntu w'intangarugero yagombye kuba ateye nk'aho hari indorerwamo abandi bireberamo. Bayisilamu, iyo uyoboye abantu ugomba kwigengesera mu mategeko Allah subhanahu wa ta'ala, uhorana ubwoba bw'uko wenda hari bashobora kukureberaho ibitari byo, barangiza bakagukurikira, hanyuma ibyo byose ukazabibazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. ni nayo mpamvu Imana nyagasani yategetse umuyobozi kuba qudwa, kuba intangarugero. bafana b'Islam, uramutse utabaye intangarugero, abantu bakagukurikira mu bitari byo, ejo wazasanga uri kujya gute, uri kubazwa ibyo utaruzi, kandi kubera ko nta urugero rwiza watanze. ikindi bafana b'Islam ni ukugira sabaru, ni ukwihangana. ubundi umuyobozi wananiwe kwihangana biba byamunaniye. kwihangana ni ngombwa ku muyobozi. iyo tuvuze kwihangana tuba dushatse kuvuga ibintu bigera kuri bitatu. ni wa wundi ugomba kwihangana gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana nubwo byabimugoye, akigomwa kuruta uko abandi bantu bakwigomwa, akihangana kuruta uko abandi bantu bakwihangana, akagira sabaru mu gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yategetse.
yarangira akanagira sabaru mu kwigomwa no kureka ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yajiririje, yarangiza kandi akanagira sabaru, akanagira ukwihangana no kureka. Mu byukuri ukwihangana kwa gatatu nshaka kuvuga ni ukuba hagati y'abagomba cyangwa se y'abashinzwe kuri akihangana ya nuri badahuje mu bitekerezo kandi bose akababara neza nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yabikoraga. Intumwa y'Imana baniraga abakunzi be, akabanira abayisilamu n'abatari abayisilamu, akabanira bamwe ukunda n'abanzi be, bose akababanira neza kandi bose bakabona yuko akwiye kwitwa umunyakuri w'umwizerwa koko. Zo nizo nshingano z'umuyobozi. Ikindi bavana w'Islam, umuyobozi agomba kugira hikima, ubugenge. Agomba kugira ubugenge. Ntabwo umuyobozi yagombye kuba ari umuntu uhubuka, ntabwo ari umuntu wo gukemura ibibazo yahubutse, ntabwo ari umuntu uvuga ahubutse, ntabwo ari umuntu upfa gukora mu by'ukuri atabanje gutekereza. Imana ubwayo yaradutegetse muri Qur'an ko icyo uzajya gukora cyose ujye ubanza urebe ku iherezo rya kira kintu. Nusanga ari iherezo ari ryiza ugikore. Ntabwo umuyobozi yagombye kuba ari uwicuza ngo iyo nza kumenya sinkora iyi ngiyi n'ibyari kugenda gutya. Kubera ko umuyobozi aba agomba kureberera abayobora. Niba banagiye gukora ikintu gishobora kugira ingaruka, yagombye kuba yabibonye mbere hanyuma akabibabuza ati ni mubireke byagira ingaruka mbi kuri mwebwe. Uko niko ba Saleh bari bameze ubwo abantu bategekwaga kureka kurya ingamiya y'Imana, barangiza bakamufakadhabuhu, barangiza bakamuhakana fa'aqaruha fatamtama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawahu. Barangiza bagafata ingamiya bakayibaga bakayirya, hanyuma bagahura n'ibihano bari barabwiye na Saleh igihe yababuzaga kurya iriya ngamiya. Bavana w'Islam, ubundi umuyisilamu cyangwa se umuyobozi agomba kugira ubugenge no kureba kure no gushishoza kurusha abayoboye. Iyo byakunaniye gushishoza no kureba kure kurusha abo uyoboye, ejo n'ejo bundi mu by'ukuri ushobora kugwa mu bibazo n'ibibazo utazi ibyo uri kugwamo ibyo ari byo. Ni nayo mpamvu umuyobozi agomba gushishoza akareba kure, agomba kumenya icyagirira neza abantu be akakibazanira mbere yuko bakibona, agomba kumenya icyagirira akamaro abantu akakibazanira, agomba no kumenya icyagira ingaruka ku bantu akakibarinda mbere yuko icyo kintu kibageraho. Uko niko umuyobozi agomba kubaho, agomba kugira hikima, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati id'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Imana tubwira ati ngaho hamagara inzira ya nyagasani wawe bil hikma, mu bugenge, mu bushishozi n'ubugenge no kureba kure, wal mau'izati al hasana, unatanga inyigisho nziza, mu nyigisho nziza, wajadilhum billati hiya ahsan. Kandi mu by'ukuri nunajya impaka nabo hamagarira ujye ujya impaka nziza zuzuye ubushishozi no kureba kure. Bityo bavana w'Islam, umuntu ashobora kugutega umutego ejo ugasanga wagiye hariya watukanye, wabaye nkawe muri rusange. Ntabwo iyo myitwarire ku muyobozi ubundi bikwiriye bavana w'Islam. Iyo myitwarire nk'iyo ngiyo yose ntabwo ibikwiriye ku muyobozi. Ikindi ngira ngo nsorezeho bavana w'Islam ni uko umuyobozi agomba kugira helimu, ubwitonzi. Ntabwo umuyobozi mu by'ukuri agomba kwitonda kandi agaca bugufi, haba kubarusha imbaraga nabo azisumbya. Ndetse umuyobozi agomba kugira ubwitonzi kugeza ubwo buri muntu wese amwisangaho. Ntabwo umuyobozi yagombye kurangwa na babandi ujya kure ugasanga kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yamuhinduriye amateka, ugasanga nawe mu by'ukuri yatangiye guhindura ingendo, yatangiye guhindura imvugo, yatangiye gutoranya abazaganira nabo n'abatazaganira nabo, n'ibyicaro azaye n'abazajya akora nawe ibyo byicaro. Bavana w'Islam, umuyobozi agomba kugira helimu. Allah yabwiye Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri Qur'an, aramubwira ati kubw'impuhwe za nyagasani wawe waraboroheye. Iyo uza kubakanira ukigira umuntu udasanzwe muri bo, bose bagombaga kuguhunga ugasigara uri wenyine. Niko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze. Bivuze ngo rero umuyobozi utagerwaho n'uwo ari we wese ngo mwisanzura mubwire ikibazo cyaho kiva kikagera, uwo muyobozi ntabwo aba ari umuyobozi. Umuyobozi agomba guca bugufi kugeza ubwo abantu bose bamwisanzuraho, abantu bose mu by'ukuri bamubona yuko ari umuyobozi mu by'ukuri wo gutura ibibazo byabo bya buri munsi. Bityo rero bavana w'Islam, tujye tugerageza kumva yuko inshingano z'ubuyobozi ni inshingano zikomeye cyane, ariko nizirenze izo ngizo zose bavana w'Islam. Ngaruke ku kintu gikomeye cyane cyo kuba intangarugero.
gerageza ubintangarugero mu by'ukora wumve yuko mu by'ukuri nibura abantu baramutse bameze nkawe nibura hari icyo wavuga uti imbere Allah subhanahu wa ta'ala hari icyo ndi kugenda mbikoraho. Haranira ko abantu bamera nkawe, kandi nubona ko bameze nkawe basi baraba bafite icyo bamaze kugeraho, hari icyo baraba bamaze kugeraho mu byo ubahamagarira muri rusange. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. صدق الله العلي العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم على ذكر حكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم إنك أنت التواب الرحيم. الإسلام يكفي. الحمد لله رب العالمين. nongeye gushimira Imana nyagasana Allah subhanahu wa ta'ala, tunasaba Imana Muhammad, Imana Muhammad n'umugisha we nabi n'abamukurikiye kuzajya ku munsi w'imperuka. Soreza kuri hadithi n'umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aha tubwira. Iyi hadithi ni ndende bavana w'Islam, nubwo tuyivuga agace gato ariko buriya iyi hadithi irahambaye, igaragara mu bitabo, mu gitabo cya Imam An-Nawawi. Washaka kuyisoma yayisoma, ni volume yaho ya 74 muri icyo gitabo, aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwira ati kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Buri muntu wese amenye ko ari umushumba, kandi na buri mushumba wese azabazwa ibyo yarashinzwe, azabazwa abo yarashinzwe kuragira, azabazwa ibyo yarashinzwe kuragira. Intumwa y'Imana komeje ute arajuru ra'i fil baiti, umugabo n'umushumba mu rugo rwe, wa mas'ulu an ra'iyatiha, kandi azabazwa abo yarashinzwe mu muryango we bose. Ndetse n'umugore intumwa y'Imana bati nawe n'umushumba, azabazwa abana n'abakozi n'abandi nk'abo ngabo, kugeza ubwo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze hadith aravuga ati ntabwo Imana nyagasani izajya kubaza intumwa uburyo umugore wawe cyangwa umugabo wawe atatunganya Ubuislamu bwe mbere yuko wakubaza. Uzabanza ubazwe nk'umuyobozi w'urugo rwawe, hanyuma hakurikireho undi mwawe wari ugukurikiyeho, hakurikireho kugeza ubwo intumwa y'Imana nayo izagerwaho ibazwe ese muri aba bantu bari bameze bati. Bityo rero bavana Islam, wowe muyobozi wegereye abantu ujye umenya yuko uko byagenda kose hari ibyo uzabazwa muri bari abantu. Kandi mu by'ukuri intumwa y'Imana yasoje ubuti wallahi ndabarahira ko nta numwe muri mwebwe watera intambwe ku munsi w'imperuka ngo ajye mu ijuru uretse ko abo yarashinzwe bazabanza bakavuga ati nyagasani Mana mutugarure tubanze tumubaze. Bazamubaza iki? Bazamubaza bati ni gute ataduhamagariye gukora ingibi kandi we yari umuyobozi wacu? Ni gute atadutegetse gukora gutya kandi yari umuyobozi wacu? Bivuze ngo umuyobozi w'abantu yagombye kubegera, yagombye kumenya ibibazo bafite. Khutuba ni igihe gito bavana Islam, uko niko Omar ibn Khattab mu gihe cy'ubuyobozi bwe ibi byaramuranze, akajya amanuka akegera abayisilamu babandi bo hasi n'abatari bamuza, akabegera kugira ngo amenye hali bafite, atinya umunsi azabazwa na Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo by'abari abantu. Bityo rero bavana Islam, nsoze mbabwira ko guherejo tuzatangira ibikorwa by'amatora mu muryango w'abayisilamu mu Rwanda kuzageza ku itariki 31 aho mufuta azaba ari kurahira, mufuti mushyashya uzaba watowe. Bityo rero icyo ngamije kuvuga hanga bavana Islam nuko nk'abayisilamu bagomba gukira hamwe, bakagerageza gushishoza no kureba kure no kumenya ngo nibande koko bakwiriye kuba abayobozi beza, bakwiriye kuba abayobozi bazadufasha kuzamura imani zacu n'ubuyisilamu bwacu, abayobozi beza bazadufasha gutunganya ubuyisilamu bw'ejo hazaza. Icyo gihe uzabuteguriye umuryango wawe, uzabuteguriye abana bawe, uzabuteguriye umuryango wawe ejo hazaza heza. Uko niko Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Bityo rero bavana Islam, Imana intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amahoro n'imigisha akanateka abamarayika kumusabira, aho yagira ati inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man salla ala salatan wahida sallallahu biha alayhi ashar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
الرحيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن أصحاب نبيك الخلفاء منهم أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ونساء سبعة نبيك رضوان الله عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات تجب دعانا يا الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام يدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد